Yesu yankunze urutuba abandi bose yasanze amuraho narindi umuntu wese atamura aranduhura amahoro ndaruhuka rukundo isuye munze urutuko abantu bose babibona ameza amahoro yiwe ndaruhuka ndarwa sanze mu bwigunge ndanezerwa iteka. Ndabashuhuje bene data nshuti z'Imana abakunzi b'ijambo ry'Imana rigaragara mu 15 hagati ya 15 ariho twise ngo morning blessing, kiganiro kiza gitangwa na Pastor Ntambabazi Jean Baptiste ku nkunga ya Channel Gusenga Rwa. Mujye muyikurikira, mbashimira cyane hamwe n'umutekinisiye babo bose bakameramani n'undi mwana witwa Rodrigue umbwira ati arifuza ko nabasuhuza abantu batagaragara bataboneka ariko byo bakora biteye ubwo ari byiza cyane mu namashomeza. Rero ndabashuhuje, ni morning blessing zajyoreza uyu munsi, ariko uyu munsi wa none nifuje ko tujye tuganira. Nabonye ko no kuri gitari nagerageza ariko imyaka igenda isiga, ariko nkagerageza Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero nagira ngo tuganire ku nama zitandukanye. Ndavuga ibintu bine byonyine. Ikintu cya mbere uyu munsi turebe ku rukundo rw'Imana, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itamwa no kinige kugira ngo umwiza atarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Reka turebe, umaze imyaka myinshi uri umurokore, ese koko gukizwa byakumariye iki cyangwa byakugendekeye bite? Ahantu hari ikintu cyo gutekerezwaho, hari igihe umuntu yiva ngo ntiyikunde. Yaravuze ngo nimukikunde, kwikunda birabe ibihe bintu. Hacyo dukwiye gutekereza. Mu ntwaro Satani afite zishoboye abantu, zimaze kunesha abantu, zimaze kubabikamo ubwoba, ni intwaro yitwa ubwoba. Rero burya ubwoba ni isoko yo kumva utakaje urukundo Imana yakugiriye. Ni inama nakugiraga. Rero kugira ngo ubashe kuba kuri iyi si no kuba muri buno buzima, ikintu cya mbere ugomba kumenya ni ukumenya ko haba mu isi kuzimu, haba ku isi hejuru, haba hejuru y'ijuru, nta muntu n'uyu ugufiteho ububasha bwatuma uhahamuka. Buryo gufiteho ububasha ni Imana nawe ubwe ko nawe urishoboye. Ni byiza rero ko wigirira icyizere, kuko burya mu bintu bine biranga icyizere ni uko ikintu cya mbere ukora ikintu wumva utuje. Kabiri, nubwo abantu bavuga ngo ibyo ukora si byo, wumva hari imbaraga zigusunika. Icya gatatu kigaragaza neza ko wamaze kwigirira icyizere, ntabwo ugira guhuzagurika mu bintu ukora. Icya kane, ntabwo wanga inama z'abandi ariko ntabwo uzigira umwanzuro. Ariyo mpamvu ushaka kubwira abankurikiye ngo mujye mutanga inama ariko ntimugashake kubigira umwanzuro, kuko ubuzima bw'umuntu burihariye. Ikindi ukwiye kumenya, icyo uzaba cyo kibitse muri wowe. Icyo uzaba cyo kibitse muri wowe. Ikirwanya icyo uzaba cyo ni igihe uyu munsi urimo. Niko Satani akora. Igihe uyu munsi urimo cyangwa igihe uhagazemo kano kanya kikwereka yuko watsinzwe. Ariko kuri guhari tuganira, uyu munsi 2021 ko wavutse mu myaka ntazi, wari uzi ko uzahagera?
none kuki aho uyu munsi ugeze warahatinya ukaba uhageze, kuki hongeye kugutinyisha aho uzajya? Reka nkubwire ngo umwanzi wa mbere wawe w'iterambere, cya mbere twabonye ko ari icyaha, cya kabiri nubwo icya gatatu gikomeye, umwanzi wawe ejo hazaza naho uyu munsi uri. Kuko aho uyu munsi uri hakubwira ko utazagera hari imbere, nyamara uyu munsi uri kera hahoze hari imbere. Nta mpamvu yo kuka umutima, kuko ntiwavutse 2021, wavutse mbere y'imyaka ushaka, uvutse wumva ubwoba ko utazahagera. None imbaraga zahakugejeje ntizakugeza n'ahandi. Iyo ni inama nakugiraga. Umwanzi wawe w'iterambere mu buzima bwawe ni igihe urimo, kikwereka ko wananiwe, kikwereka ko udashoboye, kikwereka yuko uzaba wagowe. Ibyiza rero inama nakugira, ujye ubwira igihe ngo na kera narahatambutse, aha ntihantera ubwoba, mfite Imana turi kumwe, Imana ibaha umugisha. Ikindi nshaka kubabwira muri buno buzima, wirinde cyane yuko wongera ikigerezo cyawe ubukana. Kuko iyo umuntu akuvuze ukagira umwanya wo gushaka kubisubiramo nawe, burya ubusa nk'ufunguye ikibuga cy'amagambo. Jya umenya gufunga ikibuga cy'intambara, ugifungishe kutagira ubwoba, ugifungishe guceceka. Cyo ugerageza buri gihe wirinde guhora wisobanura n'ibidakwiriye, kuko kwisobanura uba wongera imitego, kandi mu rukiko bagutsindisha amagambo warezemo urubanza. Bivuze iki rero? Ngo twaba Kristo, ikintu cya mbere twigirira icyizere kubera Imana turi kumwe. Ndagira ngo ugire inama yuko nta muntu n'umwe uzikorera umutwaro wawe, kuko buryo buri wese agira umutwaro we, nuko abahanga bazi kuwutwara mu buryo butandukanye. Si wowe wikoreye ibiremereye, hari n'abandi bikoreye ibirenze ibyawe, ariko ubwoba bwakubwiye kuri mu gihugu wenyine. Reka soza kandi kanyuma asa nkaho nsa kubasezeraho. Nta musozi utagira ahamanuka n'ahaterera. Muri buno buzima niba uri ahantu hazamuka ugahura n'abamanuka, ntuzagire ubwoba, kuko nabo babanje guterera. Ikindi ngiye gusorezaho, ikinyoma cyose ntikizigira kigira ukuri, nubwo cyagifite ibimenyetso. Niyo mpamvu utakwiye guhangishwa n'abakubeshya, abakora ibyo bakora, kuko nta na rimwe ikinyoma kizigera kibyara ukuri, kabone nubwo icyo kinyoma gifitiye ubusobanuro. Ubusobanuro ntabwo bugira ukuri. Rero twabazi Imana, abasenga by'ukuri, ntitugomba gutinya, tugomba gutera intambwe. Ubuzima turimo bumeze nk'ikirere. Rimwe na rimwe iyo imvura yabyutse yaguye ugira ngo izuba ntirizava. Abazi rero kuvugira mu mvura bavuga ukumva nk'abatuye za Burayi, nk'abatuye muri za Amerika, abatuye muri Canada n'abandi hirya hari za snow cyangwa za neige. Iyo uyibonye ugira ngo iveri ntizaza. Rero mu buzima bwacu tubamo uyu munsi, ni inama nakugiraga kuri morning blessing, nkubwira ngo wigira ubwoba. Uyu munsi siko biri, ariko ejo niko bizahinduka. Igirira icyizere. Ijambo rya nyuma, ntukagire umuntu wanga, ariko ntukagire uwo wizera, kuko nta kimenyetso na kimwe yakweretse ko wamwizera. Kuko muri iyi si buri muntu wese arwana n'inyungu ze. Nugukunda cyane hari inyungu agufiteho, ishobora kuba ifite, navuga ngo ifite ntuze cause iri proche cyangwa iri lointaine, afite impamvu ya bugufi n'iyakure. Ni byiza rero ko ugirira icyizere Imana yawe, kandi mu kubaho kwawe kose ukumva ko hari ibyiringiro bigusukumira kwigirira icyizere, kwizera Imana no kumva ko bishoboka. Kandi mu kubaho kwawe ntuhorana amarira n'amaganya, ntuganyira abahisi n'abagenzi, ahubwo ukumva kuko Umwami Imana azanabara, nicyo gituma ntamwara. Nenda gusoza, nta nkuru imara igihe kirekire. Uyu munsi niba uri kuvugwa, ejo bizaba byarangiye. Nta mpamvu rero yo gutinda ngo ugire ubwoba. Nta mpamvu yo kwicara ngo wumve abantu bose barakwanga ubundi nkwibarize, wagira ngo bagukunde bigende gute? Niba baranze Imana yabaremye, uragira ngo abantu bagukunde mu ruhe rwego rungana gute?
Kristo umuririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndi amahoro, naho napfa naho ndiho nzi ko nkunzwe n'umwami Yesu Kristo. Nta rubanza Imana itatsinda mu gihe cyose ucecetse. Ikikugoye nuko Imana ikuburanira nawe uvuga, kandi iby'Imana iburana ni bucece, wowe urasakuza. Imana yo mu ijuru ikubaka. Ndacyagusobanurira, ndacyakubwira, burya umuntu wese ukurwanya cyangwa uhagurukira iterambere ryawe akenshi aba afite icyo wamusizeho yumva yifuza gucogoza muri wowe. Abandi uzumva ariko ngo n'imyaka umaze nturarongorwa, ukibaza niba ari ufite umuzigo wo kurongwa cyangwa kurongora. Ubu ukarara usinziriye ngo bakuvuze. Wajya gusubiza umuntu yagusoma ngo n'ubu nturazana umugore, n'ubu nturashaka umugabo, n'ubu ntabwo uragira gute, n'ubu nturabyara. Wabyumva Satani agakoresha iryo jambo kugira ngo uremererwe. Ariko Imana dukorera, Imana twizeraga iri mu ruhande rwawe. Zari inama zitandukanye zigukangurira kwiyubakamo icyizere. Iyubakemo ubushobozi. Ubushobozi bwiyubakamo gute? Uzakoresha ibintu 5 by'ingenzi. Icyambere no kumva ko utaje ku isi kumpanuka, hariho umugambi w'Imana. Icya kabiri, ibitekerezo byawe nibyo wowe. Uko utekereza nibyo wowe. N'inama z'abandi ntukazanga, ariko ujye uzigira inyunganizi ku gitekerezo wibitseho. Kuko igitekerezo cyawe nicyo wowe, icy'abandi nicyo. Fata iby'abandi bihuze n'ibyawe, ariko ibyawe byigire hejuru gusumba iby'abandi bakuzaniye. Icya gatatu ukwiye gutekereza mu buzima bwawe buri gihe ni ukudatsindwa. Nubwo waneshwa wakongera ugasubiramo, n'abakurusha gutera imbere, kuko abarusha ibitekerezo bazagushakaho inama kandi uzagumaho, ariko abakurusha ibitekerezo bazakugeza ahantu kure. Hari perezida umwe wavuze ngo nujyana n'umukire muri esanseri ntimukamanuke etaje ya mbere utaramubaza ibanga ryo gukira. Byumvikane ko iyo ugumanye nawe urusha ibitekerezo, iyo ugumanye nawe urusha gusenga, iyo ugumanye nawe urusha guhanura, uzasanga nawe wari ukeneye ubwo buryo. Icyanyuma ngiye gusoreza, niwiburira icyizere ntawe uzakikugirira. Nutiyubaka mu gutekereza azagutekerereza nabi, kuko igitekerezo cyawe nicyo wowe. Yari inama. Banza urebe ngo ibi bindiho ni njye, byazanywe nanjye, ese ni ishuri ry'Imana? Satani yaranteye, harya nabisohokamo gute? Njya nkunda kubwira abantu bakabyumva ukundi bashaka. The prayer is the last weapon. Amasengesho ni intwaro ya nyuma, kuko intwaro ya mbere ni ugutekereza, iya kabiri ni uguceceka, iya gatatu ni ukwizera. Nuva ariko umutangira gusenga ataragira gute, ataranabanza kure impamvu yabizanye, kuko ibyo wizaniye ni wowe uzabyikuriraho. Byo Satani yazanye ni Imana izabikuraho, n'ibyo Imana yazanye ni izabikuraho, ariko ibyo wizaniye ni wowe uzafata agatebo ukabiyora ukabijyana. Jibanza rero utekereze, maze Imana iguha umugisha. Kwari kubasuhuza ni morning blessing, mbabwira ngo Imana ibaha umugisha, kandi nongera gushimira channel ya gusenga rwa imfasha muri kino kiganiro. Imana ibaha umugisha. Zari inama zinyuranye. Igisoza ikindi nakugira inama kumva ngo nge na Kristo byose birashoboka. Shalom shalom. Pastor Ntambabazi Jean Baptiste bakunda, nimero ni ya yindi nahoze mvuga. Imana ibaha umugisha, ubutumwa busangize bose. Yesu akugineze gadusenga Imana. Mana nyiri cyoro mu nama zitandukanye, nk'umugisha ubwogwe mu izina rya Yesu urakoze. Amen.